muri Rayon Sport tariki 8 iz'ukwezi kwa munani Rayon Sport izakina n'ikipe igomba kuva mu gihugu cya Kongo. Tuza kureba ngo ese iyo kipe ni iyihe, bimeze bite, ne kipe ikombe cyane igomba kuba izakina Rayon Sport tariki 8 z'ukwezi kwa munani, bakaba bazakinira i Nyarugenge. Uti ibimeze gute? Ayo ngayo ndayagutamo cyane. Ikindi muri Rayon Sport ku munsi w'ejo mbere yuko imyitozo itangira, umutoza Afami Rotifi yaganiye n'umukinnyi mushya wakoze imyitozo ku munsi w'ejo, umunya Agabo Ndongo. Mbere yuko atangira imyitozo rwose baraganiye, ndaza kukubwira ngo ese baganiriye iki. Uyu mukinnyi ku munsi w'ejo ndaza kukubwira karite umutoza yamubonyeho. Ni umukinnyi witwaye neza ku munsi w'ejo, akaba yarakinye iminota nka 20 muri ekipe ya kabiri, ariko ahita ahindukira ajya muri ekipe ya mbere. So ibyo ngibyo rwose ndaza kuba nabikomozaho. Ikindi ndakubwira wenda nk'aka update gato kuri Ryan, uyu munya Algeria. Na makuru ndi gukurura gake gake, bashobora kuba baraye bamubwiye ko atagomba kugaruka mu myitozo, ariko sindabikonfirma neza. Ariko uyu munya Algeria ari we Ryan, umutoza ashobora kuba yamubwiye ko atagomba kugaruka mu myitozo. Uti ibimeze gute? Ikindi naza kugarukaho ni umusore Tony Sekitoga. Uyu musore Tony Sekitoga kabisa akaba yagize ikintu atangaza ku bakinnyi bakina ku mwanya umwe hagati mu kibuga. Hari utuntu rwose abarimo avuga ati aba bakinnyi bimeze gutya, tugomba guhanganira umwanya. Witwa Tony Sekitoga w'umupeti rwose ubona ko afite baro ku kirenge. Nawe ndaza kuba nagaruka kuri gahunda z'uyu musore. Ikindi ndaza kugarukaho ni Rayon Sport. Ndakubwira ko ekipe ya Sport igufitanye umukino ukomeye cyane, ishobora gukina na ekipe ya Polisi. Ese bazawukina ryari, bimeze bite? Ese umukino urahari? Ikindi Rayon Sport ifitanye match n'Amagaju vuba cyane rwose, ndaza kukubwira ngo ejo bundi cyane ndaza kukubwira. Ikindi jezi za Rayon Sport ziraza vuba cyane bitarenze ku kwezi kwa karindwi. Ni amakuru menshi cyane nzanye kuri uyu munsi. Ese Bigirimana Abedi ko yageze mu Rwanda ku munsi w'ejo, yahageze ku Yesa, bimeze bite? Rwose bitandukanye n'ibyo twari tuzi kuri uyu Bigirimana Abedi. Uyu yaratunguranye cyane uburyo yageze mu Rwanda. Ndaza kukubwira uburyo uyu musore yinjiye Nyarugenge n'isaha yagereye i Kigali. So rero reka dutangiye, nawe nca kuba natinda. Uyu munsi ndashaka kugaruka ku makuru menshi, ariko nkaba nayatangaza wenda igihe kitari kinini. So duhere kuri Bigirimana Abedi, akaba yarageze mu Rwanda ku munsi w'ejo ku isaha 12:45 zo mu gitondo. Ejo ku munsi wo kuwa mbere ku isaha 12:45 Bigirimana yarageze i Kigali, ahita ajya muri hoteli Nyarutarama, atangira kugira gute kuba yagana na perezida. Ariko n'ubundi byararangiye cyane, byararangiye. Anamenye ko rwose bashaka kumutangaza mu buryo butandukanye n'abandi bakinnyi bagize gute baguze muri iyi sezo. Bigirimana Abedi niwe brand wa Rayon Sport, niwe mukinyi wa season, niwe mukinyi mwiza, cyangwa se niwe mukinyi uzaba ari brand ya Rayon Sport. Wenda bivuze mu buryo usa nkaho burambuye, niwe mukinyi nyine ukomeye cyane, bafata nkaho ariyo transfer nyine yababijije icyuya muri iyi sezo. So rero uyu musore yageze i Nyarugenge ku munsi w'ejo ku isaha 12:45 nibwo yakandagiye i Kigali. Ikindi dukomeza, umutoza Afami Rotifi kuri Ryan. Ryan amaze ibyumweru nka 3 n'igice wenda akora imyitozo. Avuga ko uyu musore Ryan ugiye amubonye bigendanye n'umwanya akina kuri gatandatu. Avuga ko umutoza avuga ko iyo uyu mukinnyi Ryan aza kuba akina ku 8 cyangwa se ku 10, byari wenda kuba byatuma wenda atekereza ko yamusinyisha. Ariko kuva kuba yaravuze ko akina kuri gatandatu, ahanini nyine nicyo kintu gishobora gutuma yisubirira iwabo muri Algeria. Ariko uburyo yamubonye n'uburyo yabonye Mohamed Sheri, yabonye ko umukinnyi byibuze witwaye neza kuri aba bakinnyi babiri b'Abarabu ari Ryan. Rero bitewe n'umwanya akina gatandatu, yararebye bona ko bigoye. Ariko uko yabonye urugwego rw'aba bakinnyi ko ari babiri b'Abarabu, avuga ko mwiza ari Ryan. Ariko gusinya biragoye kuko bigendanye n'umwanya akinaho kuri shampiyona y'u Rwanda biragoye. Ariko we avuga ko ari umukinnyi mwiza, ariko kuri nimero 8 cyangwa se ku 10 bidasaba imbaraga nyinshi z'umubiri,
akaba yaba umukinnyi w'umupaseri, akaba ari umukinnyi ushobora kwanimaje y'umukino, ariko kuri nimero 6 rwose biragoye. Namenye ko rwose sindamenya neza ko biri confirm cyangwa se ari byo 100%, ariko namenye ko rwose bashobora kuba bamubwiye ko imyitozo atagomba kuyigarukamo. Abakinnyi basigaye mu myitozo bari muri test ni abakinnyi barimo umukongomani, akaba ari Mazile Luendo Claude umudefanseri, ndetse n'umunya Cote d'Ivoire ukina 6. So urebye n'aba bakinnyi harimo nk'abakinnyi 3 gusa, hasigayemo abakinnyi bake cyane muri test. Nicyo kintu namaze kumenya, ariko ndumva ari babiri, ndetse n'uyu munyagabo utari wasinya waje ku munsi w'ejo. So urebye nabo ngabo, so ngira ngo abakinnyi nabo ngabo urebye. Reka twerekeze kuri Rayon Sport. Ni imikino yateguwe na Skol bayise Rayon Day Week. Ni Rayon Day Week, imikino myinshi itandukanye Rayon Sport igomba kuzakina guhera tariki ya mbere kugeza tariki 15, imikino nk'ine hagati y'3 n'ine, ariko ni imikino 4 niyo mikino namaze kumenya. Umukino wa mbere namaze kumenya ko uhari confirme tariki ya mbere ukwezi kwa 8 Rayon Sport yakina n'Amagaju ihuye. Uyu n'umukino Skol yateguye. Ikindi namaze kumenya nuko Police Football Club yamaze kwandikira Rayon Sport ko bakina umukino wa gishuti, ariko ukabera i Nyamirambo saa 12 ku itara kabisa. Abafana ba Rayon Sport mukaba mwakwenjoyinga iyi match. Nagindutse rwose Rayon Sport ikintu namaze kumenya nuko bari gushaka ahantu babona umwanya, cyangwa se match nimba bayishira mu mibyizi tariki 3 cyangwa se 4 z'ukwezi kwa 8, akaba ari bwo iyi match ishobora kuzaba ya Rayon Sport na Police. Twageze kuri equipe rero yo muri Kongo igomba gukina na Rayon Sport. Rayon Sport izajya ihuye tariki 8 z'ukwezi kwa 8. Rayon Sport namenye ko igomba gukina na equipe igomba kuva muri Kongo yitwa Dauphin Noir. Rayon Sport bafitanye umukino wa gishuti ihuye i Rubavu. Sori gato na nibagiweho gato, ni Rubavu bazakinira na Dauphin Noir tariki 8. Noro zirakwa ibintu ko bikomeye wa muntu murera ko bimeze nabi. So Dauphin Noir rwose tariki 8 z'ukwezi kwa 8 Rayon Sport iraza kuba yakwikaraga ikibuga. Turareba ngo Mohamed Sheri ni umuzungu ku ruhu cyangwa arawufite umupira ku kirenge. So rero nuko bimeze kuri kankomoze kuri uyu musore Tony Sekitoga. Arakubwira ngo uyu musore arimo aravuga ati njyewe Mediane ya Rayon Sport ngomba kuba nayibanzamo bitewe n'abakinnyi ndi kubona dukina ku mwanya umwe, abakinnyi bakina muri Mediane. Akubwira ngo wenda umutoza ashobora kuba ashidikanya ku rwego rwanjye bitewe n'imyaka, akavuga ati experience, ariko shobora kuzatangira nsimbura, ariko nkazasoza mbanza mu kibogo wabo ngira ngo bazameza amahirwe make cyane nzakora gashya. Uyu musore rero ibintu birakomeye cyane. So twagiye kuri rutayizamu nawe. Kuri rutayizamu we rwose ku munsi w'ejo kabisa, ku munsi w'ejo imyitozo igiye gutangira. Ku munsi w'ejo urebye habaye imyitozo myinshi yo kwiruka, ariko umutoza yaraje akoresha imyitozo uyu mutoza kugira ngo arebe umukinnyi mushya. Aravuga ati reka nze ahita akora amakipe abiri agahura kugira ngo arebe abakinnyi bashya uko bashobora kwitwara kuri match. Wenda mbere yuko imyitozo itangira rero uyu mukinnyi umutoza aramwigira amazi ati uri tayari? Ingendo umaze iminsi urimo indege zigusiga ibiki, uri tayari? Umukinnyi aravuga ati wowe shira mu kibuga, akazi kanjye no gukina, akazi kanjye saka ingendo, akazi kanjye nako gukina, ndi tayari birenze urugero, kuko aravuga ati ngiyewe nta kibazo mfite, nta kibazo ngiyewe munereke ikibuga. Imyitozo umutoza aravuze ati kankore iyi myitozo, ahita akora amakipe abiri. Ekipe ya mbere yemera kariyo wenda ekipe irimo abakinnyi bari pro, abakinnyi beza, ahita akora n'ikipe ya kabiri. Umukinnyi mushya abagomba kujya muri ekipe ya kabiri kugira ngo
arebe nimba yakwiyadaputa muri iyo kipe, akaba yaba umukinnyi uri gupusa muri ekipe ya kabiri, kugira ngo nyine arebe uko asanzwe abona abandi bakinnyi bakina muri ekipe ya kabiri, nimba wenda we yatanga indi challenge cyangwa se akaba ari nk'umukinnyi ngenerwaho w'iyo kipe ya kabiri. Uyu mukinnyi rero yagiye muri ekipe ya kabiri, arararika, aracenga, arararika, ashira hasi, arakumbagaza. Noneho we afite icyitwa karite, gafite ikintu bita urubaraga, gukubita igitugu gataraka. Uyu mukinnyi ngo ndongo kubita igitugu go hariya rero rwose afite dribbling, aracenga, afite baro ku kirenge, afite urubaraga kabisa, ngakunyuraho ukagira ngo ni nari kunyuzaho, ngakunyuraho kumva umuyaga uri guhuha. Hari ukuntu umuyaga uhuha ukabona umwenda wawe utangiye kugenda ukora move, ugenda ukabona umwenda wawe urimo uragira gute, urusa nk'uri kuguruka, akunyuraho rwose. Ngo ibibaraga ni byose, kandi rwose ngo umukinnyi uzamuka muri systeme ya Rotifi, no mukinnyi wagerageje kwitwara neza. Mu minota 30 rwose yahise ajya muri ekipe ya mbere. We na Shadrack barawukina, we na Shadrack barawuteye muri ekipe ya mbere. Ku munsi w'ejo bakinye igihe gito cyane, ariko bakinye umwanya muto pe, ariko we na Shadrack rwose ngo byari bikomeye cyane. Ngo bagezagayo baro buri kanya bavuga bati uyu musore rwose yarawuzamukanaga kubita kwa Shadrack, ubona ibintu bikomeye cyane, kuko rwose uyu musore yahise akomfira umutoza ko ashobora kuba arimo nawe ashobora kuba ari umukinnyi ushobora kuzagira umusaruro ashobora guhereza ikipe ya Rayon Sports. Rwose ejo yinjiye mu kibuga, uzavuga atangaha rero ntacyo kubaza. So rero reka mbasezere, no tunota dukemama kubise kugira ngo ndebe ko najya mu yindi mirimo. Mugira ibihe byiza cyane.